hamwe na Itel ibibazo wari ufite guhera uyu munsi byose birakemutse. Itel A56 LTE ni telefone ifite bateri iramba, igakoresha 4G, ikagira kamera y'imbere n'inyuma ifotora amafoto ku buryo butangaje. Ibyo bikakorohereza gufata amafoto meza wifuza, bikaba akarusho uryoherwa n'amashusho meza bitewe na screen yayo nini, aho ureba wisanzuye. Hamagara, chatinga, ufate selfie, unogerwe n'ibindi byinshi hamwe na Itel A56 LTE. Iyi nkuru sinayihererana, yigura uyu munsi. Amahitamo yanjye ni Itel A56 LTE. Itel, enjoy better life.